kwambitse impeta nziza murakoze ahise yihisha mbwira rero nyuma y'icyo gihe cyose Clarisse kuba uyu munsi tutakivuga ngo umukobwa ari umugore bimeze biti biraremereye cyane ni inshingano nyine nziza ariko nyine ni ikintu kiremereye buriya nuko umuntu atanabitekerezaho cyane ariko nyine kera ndi umukobwa mutoya icyo gihe niga mu wa gatandatu hari igitabo nigeze kwandika ariko bya bindi nyine by'abana birimo n'ibitekerezo by'ubwana cyitwa kuba umugore ariko byo navugaga nyine umwana w'umukobwa uharanira inzozi akazaba nyine umugore ukomeye cyane ariko ubu ngubu ahubwo nibwo ntekereza naba ndi mu mwanya mwiza wo gutangira kubimenya naho ntabwo ndabimenya urumva duheruka twararahiye ku bana mu murenge ntabwo turi abana kubera ibindi birori bitaraba ariko nyine urumva nibura kwitwa madamu ni ikintu gikomeye ariko zari inzozi zawe cyane none aho naho nshaka hari benshi muri iki gihe cya COVID-19 bari guhita bisezerana mu murenge leta bajya kwibanira ntabwo aribyo mwakoze ubu se ntabwo babanara reka da ntabwo tubana rwose ntabwo tubana ariko iyo mumaze gusezerana bababwira ngo ubu ngubu rwose mufite uburenganzira ahubwo executive yarabitubwiye kuko njyewe ubundi ntabwo natekerezaga yuko abantu bava mu murenge bakabana ariko nyine numva arabivuze ati muba mwemerewe kubana twebwe rero ntabwo ariko nyine yes nibyo tuba twarabaye umwe ariko nyine dutegereje no gusezerana imbere y'Imana nuko uko gutegereza niko tubyemera niko mubyemera mu myemerere yanyu wumva mudashobora kubana mutarasezerana imbere y'Imana cyane wumva udafite amashyushyu yo kubana n'umugabo wawe unakunda cyane kubwo tubibona ariko nk'abantu ndayafite rwose amashyushyu yawe wumva kizagutungura cyangwa nicyo ufite amashyushyu cyane kurenza ibindi byose ikizantungura cyo sinkizi ubwo kizantungura ahubwo icyo mfitiye amashyushyu ni ukubana n'umuntu unkunda cyane kandi nanjye nkunda buri gihe nyine hari indirimbo ya Jason Derulo ivuga ngo niba ari 105 is the number that comes to my head ngo iyo ntekereje igihe nshaka ko tubana nkajya mbyuka nkubona buri kanya urumva ni ikintu mfitiye amatsiko ngaruka aho ngaho urumva ni ikintu ufitiye amatsiko rimwe na rimwe dushingiye ku byo tuganira n'abandi hari abo twakira hano hari n'abandi b'inshuti zacu yego cyangwa se experience yacu hari abakubwira cyane cyane muri iki gihe ndabihuza n'ikibazo nari maze kubaza mu kanya ati njye ku giti cyanjye numva nabikora ariko famiye akavuga ati wowe ni uruhe ruhande umutima wawe wumva ubishaka ko wakwibanira wenda kuvuga uti famiye cyangwa se oya njyewe cya mbere nyine ni twebwe ubundi njyewe nawe niko tubyemera niko twebwe ubwacu tubyemera none imiryango yacu nayo ikaza ariko ibyemera ntabwo ari ukuvuga ngo ngo ubundi ngo twari guhita twibanira ngo ariko famiye ngo ziba imbogamizi oya nabo niko babyemera ariko natwe niko tubyemera namwe niko mubyemera wabuze ngo hari ibyo ufitiye amatsiko muri rusange ariko iyo ubyutse iwanyu mu rugo uhita wumva uti kuki ubundi byagenze gutya ntakabaye mbyutse nk'urwanjye oya nta kintu nicuza ntabwo mvuga ngo iki byagenze gutya kubera ko nzi ko isaha y'Imana buriya irahari igihe rwose ntabwo ari kera tuzabana rwose kandi neza hari ibintu byinshi bakimara kukwambika impeta ukimara gusezerana imbere y'amategeko byahise nyine biba gutyo byihuse hari ibintu hari abantu ukuntu bahise bakira bavuga ku rukundo rwawe nk'ikintu cyagutunguye muri icyo gihe ni ikihe ikintu cyantunguye nyine ni ukuntu bakiriye ko nari mfite umuntu dukundana abenshi ntabwo bari babizi
ndumva nyine byarabatunguye nanjye birantungura ukuntu nyine bimenyekanye bigasakara ahantu hose nyine ahubwo rero tukimara kuba engaged yaragendaga akimara gutera ivi yaragendaga abantu bakamuhagarika bati niko hari njye rwose yari ahantu tukize kunyura abantu baramuhagarika batahara kwa kundi bambaye fime n'ingofero n'agapfukamunwa utamenya baramubwira bati bati ni wowe watereye ivi Clarisse bati haguruka mu modoka turebe rwose tukurebe nawe tugukore bitangira nyine nawe bamwe bati wadutanze umugore ibyo ntabyo nzi nyine ariko urumva ni ikintu nyine cyatunguye abantu nta commentaire wabonye ko gutiye ukumvira ko wabaje ntayo nabonye n'ukuri kw'Imana ntayo nabonye kandi ndashimira abantu batwifurije ishya n'ihirwe abantu nyine batwishimiye nawe Imana ibarebe icyoroshye iyo ugize gutya ukabona commentaire nk'izo ngizo kuko utabonye imbi byongeye iki mu rukundo rwanyu bitera imbaraga umuntu akumva nyine afite inshingano nyine zo kururinda aha ugize gutya rero urwo rukundo rwanyu rujya hanze rwose tubona uburyo Clarisse Karasira atomora umugabo we mbese amubwira amagambo y'urukundo mu buryo navuga ngo burimo bwimbitse no mu busanzwe usibye ku mbuga nkoranyambaga ujya ugira gutya reka mvuge iryo jambo ntabwo ari ribi ujya wihandagaza ukamutomora rwose muri kumwe amaso ku yandi akuriye ni ubuzima tubanamo ntabwo ari njye gusa nawe nuko nyine ari umuntu udakoresha ibintu by'imbuga nkoranyambaga cyane ibyo ni ibintu bisanzwe rwose ujya wicara mbese ukamubwira uti dejoa ugashyira ya marangamutima yawe mu magambo ya magambo ujya mbona rwose ushyiramo ikinyarwanda cyiza cyane rwose akabyakira gute akanezerwa nyine akishima uri umuhanzikazi tumusuhuza ari no kutwumva uri umuhanzikazi ufite amagambo meza n'imyandikire yawe irakunzwe turanayikunda by the way murakoze cyane ugize gutya rero ku nshuro ya mbere live umusore uramutomuye icyo gihe mbwira wabonye gutahindutse gute mu maso byakiriye gute cyane ko akenshi dukunda kubona abasore bakunda gutomora abakobwa yaranezerewe cyane nawe yarabikoze ahubwo nuko wenda imbuga nkoranyambaga zidakurikirwa na benshi ibyo byihorere reka twigere kuri nyine yarabyishimiye cyane nyine urumva akuze umutima agasesagara ku munwa uwo mugani hari abantu nabonye bakora komedi ngo bari guhindura imigani ahubwo bazavuga ngo akuze umutima agasesagara kuri social media nsigaye mbona abantu benshi basesekara kuri social media akadojo nabonye karasesekaye no ku maso biba ari ibihe bikomeye kandi nyine binejeje ufite ntabwo usubije ndakubwiye ngo yarishimye nyine wabonye se amaso atukuye byaramucanze ariko ukunda abantu bagira amarangamutima atabimenya yaranezerewe nyine cyane urumva we kuko nyine ni ibintu dusanzwemo kubwirana amagambo meza nyine nakubwiye ku nshuro ya mbere ku mbuga nkoranyambaga byancanga buri mukobwa aramutse antomuye ariko si ibyo ubundi byo gutomora nuko ndi kubiremereza rero kandi ari ijambo nyine umuntu yerekereje ifoto yarishimye nyine aranezerwa rwose pe ujya wicara ukamuririmbira se karirimbo k'urukundo ndamuririmbira cyane muri kumwe muri ahubwo muririmbira n'ibyo adakeneye kuko n'indirimbo nyinshi ngiye gusohora niwe mbanza kuzibwira kuvana mbere nuko mbese mugahita mutwarwa bikaryoha hari igihe kera niba twarigaga segonderi hari umuntu nigeze kubwira ngo njyewe kera nizaba umumama numvaga nzaba umumama mfite nka 30 n'ingahe numvaga ngomba kubanza hari nkazubaka etaje inzozi z'abana nkavuga nti njyewe umugabo wanjye nzajya muririmbira kuko nakunda kuririmba cyane nyine uwo muntu ntabwo mwibuka neza ariko ikintu cyansigaye mu mutwe nuko yambwiye ngo hasha wa mwana we mu rugo ntabwo ari uko biba bimeze ariko nyine
nyine narabihakanye njyewe si uko zubakwa njye nahakanye ibyo ngibyo yambwiye ntekereza ko rwose urugo ni ikintu cyiza ni ikintu cyaba ikintu cyiza ku buryo niba ushoboye kuririmba akaririmbo wagatera ubuzima bugakomeza nk'ako ushobora kumuririmbira aka kanya ni akahe gukomana mbuze amahitamo ntitukaririmba agasesekaye akari ku mutima ariko reka agasesekaye nkubwire ntabwo nabona uko gasesekara kuko ni twinshi cyane nta nyine bise byivanga ako ngako utekereje tugashyira hamwe ngo turajya tunumve ijwi ryawe nyine uririmba muri rusange mubwire kiriya ni ikizambi cya mbere ahari mbonye kuva navuga kuko nyine ndi gutekereza si ubwo koko oya mva mubwire mutuye indirimbo zose nziza zibaho nyine ririmbamo imwe turashaka kuririmba kuko turido kugira ngo use kumuririmba ngo ntizagushuke se ndamuturiye muririmba imwe yo mu mahanga itari mu zawe itari mu zanjye itari mu zanjye n'ubundi niyo ndi gutekereza ariko nyine umva ntacyo mfite ngo uturashyire umutima wanjye nyine mbuze ikintu iyo ndirimbo yidukomerezaho ukabyara we indirimbo ya Kamariza nziza hahirwa njye ugukunda shenge tantanta tarantantantanta ntacyo mfite ngo utura mwiza ntacyo mfite ngo turakire umutima wanjye ntakiruta urukundo wambe nzahora nkuririmba mwiza nzahora nkurata wambe umusore witwa Dejoa ukunda igihugu ndetse na Karasira ageze uko bivuga arahirwa rwose umutuye umutima wawe no kuri mikoro bari kubyumva nuko rero ariko mukoresha abana mukosa rwose mba numva ntabwo ari amakosa burya ibintu bigomba kujya ku mugaragaro igihe ufite ishema yabyo duhindure ingingo tujye ku muziki urukundo rwaguteye isoni cyane ariko ntabwo rwamuteye isoni ahubwo hari ukuntu amarangamutima nyine ahita asesekara inyuma nta wundi muhanzi bose bari kumva iyi radiyo nta muhanzi nasabire kuza muri studio aka kanya kubera ko abantu bari hano ukuntu bari kubaza ntabwo ari wenyine na Platini tumaze kumubaza ariko oya nyine ndi kuvuga live nta muntu niba hari urankurikira aza yiteguye ko rwose mutoroshye sasa rero ugira gutya ukorana indirimbo n'umusore n'umugabo uraha nanjye kumupfobya yitwa Karabo k'Imana ariko mu mazina yitwa Mazimpaka Patrick akaba ari umugabo w'umugore Patrick cyangwa Karabo k'Imana ushaka irihe zina izina se ko ari ryo mu muziki izina ni Karabo k'Imana Karabo k'Imana niwe turi kumwe muri kano kanya yakoranye indirimbo na Clarisse Karasira akaba ari umwe mu bagore bavuga ngo bamaze kugira izina hano mu muziki w'u Rwanda by'umweko mu muziki wa gakondo Karabo k'Imana none turi kumva neza amakuru yawe ndaho ndashima Imana Pome ameze neza se ameze neza niryo zina rye nasigaranye yitwa Pome umugore we wabibwiye Clarisse se ko arabizi ugize gutya rero ukorana indirimbo na Clarisse Karasira mpita nibaza ngo ninde wasabye undi ko bakorana indirimbo Clarisse niwe wampamagaye byaranantunguye niwe wampamagaye arambwira ati ndashaka ko mu muziki wawe nanjye nshyiraho itafari ndishima numva birandenze arambwira ati tuzajye muri studio vuba mbona muri studio tugiyeyo ariko njye numvaga muri studio tutazajyayo ngo bikunde noneho kubera iki kubera ko ngewe ubundi umuziki nakoze uko nshoboye kose kugira ngo ndebe ko napushinga ariko nkabona biragenda gake
ubwo rero ampamagaye ndavuga ni wenda hari ukuntu wenda arimo arandema agatima. iyi niyo nzira numvaga wenda bitazashoboka kubera abahanzi hari ukuntu abahanzi bagira imirimo myinshi. Navuga nti wenda ampamagaye kuko abitekerejeho, ariko ejo n'ejo bundi azagira akazi kenshi nk'uko abahanzi n'ubundi basanzwe bagira akazi kenshi, birangire gutyo. Nuko ngiye kumva numva cyangwa se ngiye kubona mbona studio tuyigezemo, mbona audio irakozwe irarangiye, tujya gushutinga n'amashusho, mbona ari inzozi. Twanagendaga ncecetse mvuga ni we ndimo kurota, ndimo ndabona ntazi uko ibintu bimeze. Nakwikora nkumva ndahumeka neza, nkumva ntabwo ndi mu nzozi. Hariye n'inyegengeze nkavuga ni wenda mukanya ndumva ndi mu mashuka mbyutse. Patrick ntabwo ushyiramo ibikabyo nawe. Patrick yagusetsa. Ntabwo ari ibikabyo. Iki kibazo ubundi nayo nkibajije nsa n'uwibarisha, numvaga ko umuntu rwose wamagaye undi ari wowe washatse Clarisse Karasira ngo mukorane indirimbo. Clari ugira gutya rero uhamagara Karabo k'Imana ati dukora indirimbo. Mbese wabitekereje utabyiyongoje utamugana? Nari maze igihe naratekereje indirimbo ishobora kuvuga cyangwa kugaragaza uburyo buri muntu wese akwiriye umwanya muri sosiyete, uburyo umuntu wese uko ameze yuzuzanya n'undi muri sosiyete. Hanyuma rero maze igihe ndeba indirimbo za Patrick ni inshuti yanjye. Ndeba indirimbo aririmba ngura umuntu nk'abandi, indirimbo nyinshi nziza zivuga ku bumuntu, ku buntu. Numva bimoze ku mutima, ndavugana ariko rwose muri timu yanjye indirimbo yagomba gusohoka. Urumva indirimbo ya mbere yo kuri album yanjye ikurikiye baravugaga ngo wenda nyikore wenda n'undi muhanzi ufite izina riremereye, kandi bari bahari benshi cyane, ariko nyine icyo natekereje ntabwo ari izina riremereye cyane, ahubwo ni ubwo butumwa turabutanga dute. Ntekereza ko rero Patrick yamfasha agashyira itafari kuri byo, nanjye nkagishyira itafari kuri byo, bikagenda neza. Bikagenda neza. Benshi bishobora kuba byabacanze, burya radiyo ntabwo ari kimwe na televiziyo. Burya ubona Patrick, burya ubona Clarisse Karasira. Patrick wenda izina rye ntabwo riraba rinini cyane, Karabo k'Imana. Niyo mpamvu nyine benshi byabacanze. Twigeze gukorana ikiganiro gica no muri Samedi Tante, bacyumvise. Nagushimiye cyane. Ibyo ni akazi kanjye. Ahubwo nagira ngo mvuge ni wa wundi ubundi wakwivuga gute kugira ngo uhite kumenya Patrick? Kugira ngo abantu bamenye wenda barushaho no kumva Patrick wari we bwawe. Yego. Ndi umwe mu bantu bavukanye ubumuga bw'uruhu, kugira ngo babyumve neza. Nshishikariza n'abantu kujya kuri channel ya Clarisse Karasira. Hariho iriya ndirimbo iraryoshye cyane, kandi buriya kureba n'iriya ndirimbo hari ukuntu nkatwe nk'abantu twakuze muri community, abantu batumva ko dushoboye, najyaho akayireba arahita amenya ukuri. Aramenya koko ba bantu barashoboye, ba bantu tubona bafite uruhu rutandukanye n'urwacu, burya nawe yaririmba akanyeganyeza imbaga y'abantu. Ari niyo mpamvu wagize amarangamutima Clarisse aguhamagaye. Iyi ndirimbo ubundi nkimara no kuyibona indijije inshuro ebyiri. Narayirebye ndavuga nti wow, ibi bintu biratangaje. Navuze nti ni ibintu bidasanzwe. Nanjye ngaragaye ndi kumwe na Clarisse Karasira, kuko n'ubundi mu bisanzwe nkunda umuziki we. Navuze nti why not, kuki ntekerejeho. Bigenze bite? Numva nyine ni ibintu bimbayeho ntazi, ngiye kubona mbona ibintu birabaye, ariko Imana ijya imumugisha cyane. Karabo k'Imana, waduhaye ubuhamya bwawe bukomeye cyane bw'uburyo papa wawe yabataye mukiri impinja, mukiri bato cyane, ndetse bagera no kubagurisha. Icyo ngicyo ubwo buhamya warabuduhaye. Bwumva kuva ukiri umwana muto cyane, amarangamutima hari ukuntu yasenyutse cyangwa yasenywe, kandi agasenywa n'umuntu wenda utari ukwiye kubikora bitewe n'uruhu rwawe wavukanye, ikara ry'uruhu wavukanye. Uyu munsi avuga ko ufite ubumuga bw'uruhu. Kuba wenda ubona abantu nk'aba ngaba ba Clarisse Karasira n'abandi runaka bagenda basa naho bashyigikira ibikorwa byawe, ibihangano byawe, ntibaguheze, aricyo byubaka kuri ya marangamutima yawe yaba yarasenyutse. cyane kandi iyo mbonye abantu nk'aba, sinzi njyewe kubera ukuntu nabonye sosiyete abantu runaka bitwara hirya no hino ku isi, abantu nabonye bakunda guheza abandi bitewe n'imyumvire yabo. Iyo mbonye abantu nk'aba rero sinzi, numva ntabita abantu.
nkumva barenze izina abantu kubera ko abantu nagiye mbona abantu benshi twizera ko ari abantu bahemuka. Wagiye ubona abantu bandi batari beza batari beza kandi benshi barenze umwe. So umuntu iyo nkoreye ikintu nk'iki ntangira kumwigaho nkavuga se nawe atekereza nk'abandi, nawe ni umuntu nk'abandi, kuki atekereje iki kintu abandi bose batatekereje, ni iki cyambonamo abandi batigeze bambonamo. Kuko ngiye ndabyibuka ko abenshi babwiraga mama akambwira bati jugunya abo bantu nta kintu bamara, abo bantu bapfa abo bantu barasabiriza, ni wowe na mukuru wanjye. Bakamubwira ati nta cyiza kiva kuri abo bantu. Ariko sahizi nicaye kuri radiyo y'igihugu mpagejejwe na Clarisse Karasira, namwe muranyakira ndanabashimira cyane. Nicaye kuri radiyo y'igihugu mbisubiremo, ni ukubera ko umuntu wese Imana aremye ibimufitiye umugambi. Utangira gutekereza umuziki ahubwo bihura n'ubuhamya bwawe, birahura kuba wabucishamo, kuba waruhuka, birahura kubera ko ubundi njye mfite ibitekerezo birenze uko abantu bambona. Ariko njyewe najyaga nkunda kubona nkabona umuntu ashatse ibitekerezo byanjye kubirebera mu isura mfite. Icyo kintu nkumva kirambangamiye, nkavuga ni kuki uyu muntu atabona yuko umubiri ntaho uhuriye n'ubwonko, umubiri ntaho uhuriye n'ubumuntu buri imbere. Ndavuga nicyo rero cyanteye no guhimba cyane. Ndavuga ni reka byibura nubwo batarimo kubasha kunyumva gutya tuganira, reka mbatakire mu ndirimbo. Ushyiramo wumva uraruhutse cyane n'ubu kandi birakomeje. Iyo wumvise izo ndirimbo zawe cyangwa iyo ushaka gusohora amarangamutima yawe wumva wacisha mu ndirimbo cyane pe. Iyo hataho umuziki biragoye ko rwose, kuko ndashaka ubutumwa buzanasigare niyo naba ntakiriho, buzasigare bufashe n'abandi bazavuka bafite ubumuga bw'uruhu cyangwa se bahura n'ibibazo runaka. Clarisse, ukunda kuririmba indirimbo z'ubumuntu, indirimbo zo gufasha abantu mu buryo nk'ubwo ngubwo. Ujya gufatanya na Karabo k'Imana nabwo wari watekereje kuri bwa buhamya bwe, navuga ngo twagiye twumva mu itangazamakuru cyangwa iyaba yaragusangije? Ntabwo nabwumvise mu itangazamakuru, yagize kumbwiraho gatoya, ariko we ntabwo yabirambuyeho cyane. Ariko abantu bafite ubumuga bw'uruhu ni abantu nkunda cyane. hari n'umunsi mukuru wabo nigeze kuririmbamo. Patrick rero buriya aba yari kuri stage, mbararikiye kuzamubona rwose, ubwo nakanyuzemo. Ariko nyine byavuye na kera, nkora n'itangazamakuru, ndajyaga nkora ibiganiro nabo, ababyeyi bafite abo abana imyigire yabo, imibereho yabo, nkabona hari uburyo n'abayobozi nk'umuyobozi wa OIPA bakavuga ko nyine nubwo abantu basa nk'ababirenzaho, ariko hari abantu batarabigiraho nyine imyumvire ikwiye. Nanjye kera ndi umwana, ahantu hambere naboneye icyo kintu ndi umwana niga muri primaire, hari umwana wigaga ku ishuri, yari umwe wenyine umugabo, ariko ndibuka ko saa yine zageraga ko akunda abana bajya gukina ikigo, abana benshi bakamuhuriraho. Noneho nakundaga kuba mfite akagoma, hari akagoma navuzaga ku ishuri. Noneho mbona abafana bamvuyeho, nkabona ubwo sinzi, nkabona hari ahantu bagiye kurema igikundi ntazi byari byo. Noneho ubwo rero sanga nyine mbona umwana udasa natwe, ariko nyine uwo mwana ndamwibuka yaranatuye hafi yo ku ishuri, nkumva nyine baramusiririza, baravuga ibintu byinshi nyine bitari byiza. Icyo kintu rero ndi umwana, kuva ndi umwana ndakibuka, ndetse cyane mu gace k'iwacu nyine numva ni ikintu kitari cyiza kugeza n'uyu munsi. Mukora indirimbo rero, mwicaye muyandika mwembi? Nawe nari narayanditse, ni njye wayanditse yose. Indirimbo yitwa gute? Yitwa Njye nawe. Ni indirimbo ihuye n'ibyo washakaga cyane rwose. Ni indirimbo noneho umuntu ashobora kuyumva mu buryo bubiri. Ushobora kuyitura umuntu ukunda, ukamubwira ko wowe nawe muri paradizo y'Imana, muri abantu beza, iyo mufatanyije mwereka isi ko ubufatanye bwanyu nyine hari ikintu kinini bwageraho, kandi nanone ikaba iri no muri uwo mujyo nyine. Ni indirimbo nziza cyane, hari abayidushakira, ariko mubanze mudushyireho ku majwi yanyu y'umwimerere twumve. Nezezwa no kubona njye nawe turi hamwe, dufatanyije urugendo, kabone nubwo hari abatabyumva, iminsi izababwira yo
nshimishwa no kubona tujyana tutitaye kubidutanya inzozi zacu n'ubushobozi bwacu turi urumuri ku bandi mbona urakarabo keza Imana yishyiriye ku isi uri umugisha wa benshi ku isi ndahirwa kukugira biraryoshye cyane biraryoshye cyane amajwi yanyu kuyahuza gutyo urumva havuyemo ikintu kinini kandi navuga ngo kizubaka benshi ndetse kizatuma natwe twishima kubera indirimbo nziza cyane amagambo meza melodi nziza indirimbo nziza cyane ku bantu mwifuza kuyireba muce kuri channel ya Clarisse Karasira muraza kuyibona ubundi mubashe no kureba nyine uburyo bagiye bahuza tugana ku musozo dushimire cyane Clarisse Karasira wakoze cyane kubana natwe kandi wakoze gufasha Patrick Karasira nibyo nahingiye kuvuga Karasira wakoze kuza muri studio za Radio Rwanda n'ubwa mbere n'ubwa mbere naje mu mpano y'ijwi mu mahumbezi mwakoze cyane rero nubwo reka twumve indirimbo yanyu kandi Patrick courage mu muziki abakudekuraja cyangwa batuma nyine ujya hasi ntukabumve uyu munsi ugomba gutera imbere ukagera kure cyane